Hello guys, Ah, uyu munsi ndagira ngo tuganire kuri aka kantu. Hamaze iminsi hacaracara ikintu cyitwa ngo ibisobanuro by'imirongo yo mu kiganza, cyangwa se uko ibiganza byawe biteye bikaba byakubwira niba uri umunyamahirwe cyangwa se niba nta kuntu muri rusange. So, niba mwitegereza kuri iyi foto, ifoto ya mbere, iyi mirongo, urabona ko imirongo ntabwo ihura. Ndakeka muraba muri kubireba neza, iyi mirongo, iyi ngiyi ntabwo ihura n'iyi ngiyi. Iyi niba witegereza urabona aha kuri rimwe, aha hatandukanye nta kuri kabiri. Icyo bisobanuye ni iki rero sasa? Icyo bisobanuye, uyu muntu ufite ibiganza bimeze gutya aha hambere, aze nkabereke neza, uyu muntu rwose ni umuntu usanzwe, kwa kuntu abantu babona amahirwe. Uyu muntu rwose amahirwe ayabona yayavunikiye, umwe ntanayabona. Cyangwa se niba agiye no mu kazi ugasanga niba bagiye kwirukana niwe bahereho yirukana. Ariho handi abantu batangiye kuvuga ngo njye nta mahirwe ngira, ngo nta bintu nkora ngo bikunde. Uzagenzurire mu kiganza cyawe, nusanga uhuza ibiganza byawe byombi ukabona iyi mirongo irabisikana, idakoze semisako, idakoze 1/2 cy'uruziga, uzamenye ko amahirwe yawe arageramiwe, cyangwa se amahirwe yawe, mu yandi magambo, amahirwe yawe abarirwa ku ntoki. Uyu muntu wa kabiri ahanditse ngo rare, uyu muntu wa kabiri, excuse me, uyu muntu wa kabiri ni umunyamahirwe completely. Akenshi uzasanga abantu benshi bafite iki kirango cya mbere, nomo. Abenshi bagira nomo, hafi ya bose bagira nomo, ariko iki cya kabiri cya gikoza akantu kameze nk'ukwezi kugitangira kuboneka, uzakabona kaba ari nk'akarongo kihese gakoze igice cy'uruziga. Bivuze ngo uhuje ibiganza byawe bihita bikora igice cy'uruziga. None iyo semisako cyangwa se 1/2 cy'urwo ruziga, ufashe kopi yacyo ukayongera hejuru, bihita bihinduka uruziga rwuzuye. Abo bantu bakorewe isanzure ni ryabo, umubumbe wose ni uwabo. Iyo agerageje kugira ibyo atekereza, cyangwa se akagerageza gupanga, cyangwa se akagerageza gukora, ibintu biraza, ubutunzi buraza, amafaranga araboneka. Nuvuga ngo niyo byamuvuna, ariko birangira amafaranga abonetse menshi. Mu kazi bene abantu ntabwo bakunda kwirukana, uba usanga ibintu bakora babikora bishizeho umutima, kandi bakabikorana imbaraga. Mbese nyine niba abantu nyine ubona ari abantu bakunda kugira creativity, ari abantu bakunda guhanga udushya, ugasanga no mu byo akora cyangwa se mu kazi ke akora ka buri munsi, ugasanga ni wa muntu ukunda kugiramo udushya mu kazi ke. Ariko uyu muntu wa mbere ni wa muntu uvuga ngo njyewe nziga bampa akazi, ubwo nibanyirukana nta kundi nzajya gushaka ahandi akazi. Ariko uyu muntu ufite iki kiganza cya rare, apana nomo, iki cya rare, iki kirimo ibara ry'umutuku, uyu muntu niyo akorera abandi ntabwo akora nk'umuntu uzaramba muri ako kazi, agakora neza, kuko n'umuntu bati mbikore neza nindangiza nigendere. Birangira bene abantu bikoreye 99%. Kereka abantu n'ubundi bakikijwe n'abantu baca intege, bakikijwe n'abantu badashobora kuba babamotiva ngo babe bagira ute, ubwonko bwe bwakanguka. Iyo agize amahirwe ubwonko bwe bugakanguka, akagira ibyo akora ibintu bidasanzwe. Nugenzura
abantu bakoze ibintu bidasanzwe muri iki gihugu uzasanga bafite iki kimenyetso. Iki kimenyetso cya kabiri uzasanga bagifite hafi ya bose. Mwumve neza, uzasanga iki kimenyetso bagize ute? Bagifite. Ubwo rero wigenzure, urebe n'umuntu mukundana, urebe mu kiganza cyiwe muri kuganira, kwa kundi muganira ukureba mu kiganza, muri kurebana mu maso, urebe nusanga afite icyo kimenyetso, pay attention, ni umuntu ntagucike, mukomeze mukundane, umenye ko utunze umuntu w'umunyamahirwe. Kandi niba mukuze kubyumva, hari abantu bakunda kuvuga akantu ngo yigenera n'umunyamahirwe nawe ufite amahirwe, kuko iyo abonye amahirwe nawe amahirwe kugeraho, kubera ko mukunda kugendana. Niba mukundana, niba ari umunyamahirwe, ubwo nawe uzagira amahirwe. Niba mubana ari umugore wawe, azakunda kugira amahirwe, nawe ya mahirwe ugira ute? Uyungukiremo. Niba ari umugabo wawe, azagira amahirwe nawe nk'umugore we uyungukiremo. So niba ngo nusanga ukundana n'umuntu ufite iki kimenyetso cya kabiri, iki ngiki, nusanga ukundana n'umuntu ufite iki kimenyetso, guys, uri umunyamahirwe cyane. Cyangwa se nusanga nawe niwireba mu kiganza ugasanga ufite iki kimenyetso, uri umunyamahirwe, uri umukire cyane. Ayo mahirwe ufite nutayatera inyoni, uzakora ibintu bidasanzwe muri iki gihugu cyangwa se hanze yacyo. Uzakora ibintu bidasanzwe, uri umunyamahirwe cyane. Niyo mpamvu nusanga ufite iki kimenyetso, ntuzakiratane, ugende ugaragaza ngo ngiye mfite ikimenyetso. Oya, wahawe ikimenyetso, byimenyere, ukore ibintu byawe, utungura abantu. Ni igihe cyawe cyo gutungura abantu. Ikindi kintu nababwira kuri iki kimenyetso, iki ngiki, umuntu ugifite, ntuzajye gusaba ikintu gutya dusenga, ugasaba Imana ngo izagushoboze muri uku kwezi kugiye gutangira, cyangwa se izagushoboze muri uyu mwaka ugiye gutangira. Uzajye ubisaba ku itariki ya 30 y'uko kwezi, apana itariki ya mbere. Uzajye ubisaba ku itariki ya nyuma y'uko kwezi, bishyira ukundi kwezi kugiye gutangira, kugira ngo inyenyeri yawe yake neza. Ni ukuvuga ngo muri abaragwa b'iki bisi, muri abaragwa b'uyu mubumbe, niko umuntu yabivuga. So rero umuntu ufite iki kimenyetso, urasabwa iki? Urasabwa kugira ngo wowe ubwawe ukanguke, umenye ko uri umuragwa w'isi, umenye ko isi wayirazwe, uri mu bayirazwe, ko ibiriho ari ibyaha. Nukanguka ugakora, ikizabaho ni iki? Uzatungura abantu, uzakora ibintu bikomeye cyane. Ariko uyu muntu ufite iki kimenyetso, nta bintu bidasanzwe yakora, kereka nko gukorera abantu, kujya mu makampani y'abantu agakora, bajya kwirukana akaba ariwe baheraho, impunduka zaba akaba ariwe ugenda mbere, akongera akajya mu mubare w'abantu bwite badepoza, bagira ubuhe, bashakisha akazi hasi hejuru. Ariko uyu muntu, uyu wa kabiri, niba uzi neza ko ubarirwa muri iki cyiciro cy'abantu bari no mu basanzwe, nawe ubwawe ufite ikibazo, kandi ikibazo ufite kiri mu mitekerereze, kiri mu mutwe. Wowe nta nubwo ugomba no kujya gusaba akazi. Ibyo utekereje byose bihinduka diyama, ibyo ukoze byose bihinduka amata. So rero wowe ufite iki kimenyetso cya kabiri, iki ngiki gikoze igice cy'uruziga, ubundi bivuze ko gikoze ukwezi kuzuye. Niba muzi ukuntu umubumbe uforumye, ni uruziga. Niba ngo ubuzima bwawe bukoze umubumbe, bivuze ngo ku isi nta bintu utakora. Cyagisigaye ni ukugira ute? Ni ugukanguka.
ukabikora ugafunguka mu bwonko ukabikora. Ndabakunda cyane abantu mwakoze subscribe kuri iyi channel, ndagira ngo namwe mumenye ese muri bantu ki, muri bande, muri kuruhe ruhande mu buryo bw'iki bw'amahirwe yo kuri isi. Uyisuzume, urebe mu kiganza, urebe aho uherereye. Rero indi nshuro ya kabiri nzabakorera ikiganiro mbereka ubwoko bw'iyo mirongo. Uyu murongo mberetse ni umurongo, uba ari umurongo umwe wambukiranyije ikiganza n'undi wambukiranyije ikiganza, wayiforma igahinduka igice cy'uruziga, ariko bivuze ko ari uruziga rwuzuye, kuko hasi niho haba hagaragara, ariko hejuru uringanyije intoki zo hejuru wabona nazo zikoze uruziga. Noneho nzabakora indi mirongo, noneho imirongo igaragaza amafaranga, urukundo, ubuzima, nzakibakorera. Ndabakunda cyane, mukomeze mukore subscribe, mukande ku nzogera, mukande share, kugira ngo n'iki kiganiro cyo muzagikurikirane. Ciao ciao.